kuko uravuga ngo igihe wabatizwaga ngo wari wuzuye umwuka wera ngo none waraguye uri kuvuga ubusa. Ujye uceceka ntukahore wirata inkovu z'imiringa. Ibyo no kwirata inkovu z'imiringa ngo nyinjira muri korari ngo nari mfite umwuka w'Imana ngo sinari umwibone ngo nari imeze neza ngo ariko ubu ngo mfite ubwibone bw'ibintu ngo bicurikiranye ngo kuva ku nzara ngo kugera ku mutwe. Uri kuvuga ubusa. Na Yesu ufite kuko abazajya mu ijuru bafite uko bameze. Yaravuze ngo imbaraga nari mfite 40, Imana yanyongeje 45 biba 85. Ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi. Ubu buhanuzi buri gusohora bwiruka. Iyo buri gusohora bwiruka, uruhande rumwe numva ndi kunezerwa nkabwira Imana nkomereza mu mahoro yawe. Urundi ruhande natekereza ibihe by'akaga tuzinjiramo nkabwira Imana nti Imana umagarareho umbundarareho kugira ngo ntazakwihakana ukomeze umutima wanjye. Nkahora nyinginga ku manywa na mu gitondo. Bukandi haruvuga atari nkanjye ati najya hari ati timaze nkavuga ati uzaze baguhuvuge. Niba wumva hari bitari kuvugika ku murongo ushaka. Imana abantu bose bari hano yabazibuye amatwi nta njiji irimo, bose abashaka ubugingo buhoraho amatwi yabarazibuye. Na uravuga ngo nahoranye umwuka ngo w'Imana ngo none ngo yamvuye. Yakuvuyeho nyine. Ibyo ukora n'ibimenyetso by'uko yakuvuyeho nyine. Nta jambo ufite. Umuntu utazamera nka Kalebu nashyiremo towa mu nzira ari kunyuramo kuko atazayikomeza ngo izagiraho imugeza. Abazajya mu ijuru bose bagomba kurwana urugamba bakazagera ku ntsinzi. Umva uko byagenze hano. Itegeko ry'icyumweru uyu munsi ntabwo riratangazwa ngo abantu basenge ku gahato. Ubu turacyafite umudendezo wo kwiyegurira Imana. Umuntu wese ufite umudendezo wo kwiyegurira Imana agomba gukurikira Imana. Afite umudendezo yambaye ukuri no gukiranuka. Igihe hazaba hatangajwe iryo tegeko ngo abantu basenge kuri uwo munsi umwe, nibwo tuzamenya yuko habonetse umurongo utandukanya abubaha Imana n'abatayubaha. Icyo njyanga y'abanyamadini benshi nuko bishyiraho umurimo w'Imana bakawugira uwabo. Ngo ndategeka ngo ndahambiriza ngo ndica ngo ndarimbura ngo ndavuna. Uravuna urinde? Tera amakorasi ngo tumukandagire Satani. Satani ntabwo mukandagiza amaguru. Satani yakandagiye abamarayika mu ijuru abajegeza. 1/3 cy'abamarayika bari abamarayika bakaba ari abamarayika 90 n'urugero kuko handitse 1/3 muri Bibiliya. Yahananuye abamarayika 30 niba bari nka 90 yarabamanuye baramuyoboka. Imana ihita ibabohesha iminyururu. Bamwe baheze mu rujiji babohesha iminyururu. Irababwira ngo nibategereze umunsi bazacirwaho iteka nabo bazarimbuke kuko bajarajaye. None Satani wowe urabyinisha akaguru ngo tumukandagire. Wica amategeko y'Imana. Usoma Bibiliya ugahera mu itangira ukageza mu byahishe ugasanga hari mu isabato ukayica ugasenga ku wundi munsi. Warangiza ngo uri gukandagira Satani. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Umva muzi kuririmba bitangaje pe. Niba ariko no mu mutima hameze simbizi, ariko niba ariko hameze Imana ibaha umugisha. Icyo akora niba atari ko hameze Imana ibahe kugira ngo hamere neza. Ariko muzi kuririmba pe. Umwizera wese Yesu ashimwe. Baririmbye mwese mwanyuze hano Imana ibaha umugisha. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ejo twasomye icyigisho cyo muri Bibiliya ariko cyitwa ubutasi. Twasanze hari abatasi 12 batumwe kujya gutata igihugu cy'i Kanani. Twasanze bagezeyo abatasi 10 ndetse bose ari 12 baraje baragishima. Babonye Abayisirayeli bakemeye Satani bajyamo bagihindura kibi bakivuga nabi, maze barwanya umwuka w'Imana. 10 bahise bahindura imvugo. Mu gitondo twasomye ngo bari abasazi. Twasomye nk'inshuro nkenye zivuga ngo bari abasazi. Mu Isirayeli habaga abantu bitwa abasazi iyo babaga bafite uburwayi bwo mu mutwe. Twebwe inaha nta basazi tugira, ariko mu Isirayeli iyo umuntu yabaga ari umurwayi wo mu mutwe, mu Isirayeli bamwitaga umusazi.
mu gitondo rero twasomye mu mvugo ya Isirayeli ngo abo bantu bari abaki, bari abasazi. Twabisomye inshuro enye, ariko ni imvugo yo mu Isirayeli. Yesu ashimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero twebwe tugiye kureba ijambo ry'Imana uyu munsi, turasubukuriraho ejo twasubikiye, kandi mu gitondo twize icyo cyigisho neza. Kandi ndagira ngo mbabwire ko Yesu agiye kugaruka. Yesu ashimwe. Hari igihe mba ndi kugurumana, nkumva ndi kugurumana, hakaba n'ibyo mvuga ngo sinzabivuga, naye kuva nkumva bitarukiyemo, nkajya kuba wenda nkabimera nk'umuntu wenda kubishyira mu marenga, ariko nanone byageraho nkumva byancitse, byaharangiye, byasandaye. Ariko Yesu agiye kugaruka. Yesu ashimwe. Reka dusenge. Turagushimye Mana nziza, izina ryawe rihimbazwe. Utubabarire ibyaha byacu n'amafuti yacu, uduhe kukwiringira, maze ubwo uzagaruka tuzabane nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho tugiye kurebera hamwe uyu munsi, ejo twarebye mu kubara igice cyaho cya 13, cya 14, turahareba neza, ndetse turakomeza tugera naho abayisirayeli babazwe bwa nyuma. Dusanga abayisirayeli basigaye mu mubare ari abayisirayeli, igice cya 26 twakigezemo. Dusanga hasigaye abayisirayeli 2 mu bari barabazwe bajya kuva mu Egiputa, abandi keretse abana n'abandi bari baravukiye mu nzira nibo babashije kugera i Kanani, n'abavuyeyo bari munsi y'imyaka 20 nabwo bakeya. Maze rero uyu munsi ntabwo turasubira mu kubara, ahubwo turareba igitabo cya Yosuwa, igice cyaho cya 13, ndetse cyangwa reka turebe igice cya 14 umurongo wa 6. Igice cya 14 umurongo wa 6. Yesu ashimwe. Haranditse ngo, mwahageze? Yosuwa, mwahageze? Icyigisho tugiye kurebera hamwe uyu munsi kiravuga ngo intsinzi. Iki? Ejo baratase, none uyu munsi tugiye kureba iki? Intsinzi. Abafite Bibiliya zanyu murambure muri Yosuwa igice cya 14 umurongo waho wa 6. Agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Agabira nde? Mwene nde? Hehe. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali Kalebu mwene Yefune umukenazi. Aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njyewe nakabibwira umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya? Yesu ashimwe. Aho musoma muri Bibiliya bavuga Kalebu, bahita bongeraho ngo umukenazi. Impamvu batavuga ngo umuyisirayeli murayizi? Uretse kubeshya mukagendera mu kigare, mwumvise ababwiriza bavuze ibintu mwarayisomye. Yesu ashimwe. Ngaho nimumbwire abavuga bati twarabisomye. Murakoze, buro tugiye kubisoma. Haranditse ngo Kalebu umukenazi. Mugihe ndaza gusoma ibi bintu, ntabwo ndaza gusoza ntasomye umukenazi icyari cyo. Kandi uyu murongo yaravuze ngo ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho. Uyu mukenazi yakomotse. Uyu mukenazi ninde? Urinde wa mukenazi we? Bibiliya ivuga iki? Ko hari ikintu ivuga gitangaje. Ndashaka gusoma amagambo aba mu Itangiriro igice cya 36. Itangira igice cya 36 gitangira kivuga ngo abuzukuru ba Esawu. Abuzukuru bande? Bande? Esawu avindimwe nande? Apfana iki na Yakobo? Umukuru ninde? Umuto ninde? Ni Yakobo. Imana ibaha umugisha. None tugiye gusoma abuzukuru bande? Igice cya kangahe? Kikihe gitabo? Imana ibaha umugisha. Bene Elisafani umurongo wa 11. Bene Elifazi
bari Temani na Omari na Sefo na Tamu na Kenazi. Yesu ashimwe. Umurongo wa 15. Abo nibo batware bakomotse ku bahungu ba Esawu. Abatware ariko bakomoka ku bahungu bande ba Esawu. Beneri Fazi imfura ya Esawu naba. Beneri Fazi imfura yande ya Esawu. Ubwo nabuzukuru ba Esawu. Yesu ashimwe. Naba umutware Temani n'umutware Omari n'umutware Sefo n'umutware Kenazi n'umutware nde? Kenazi n'umwuzukuru wande? Kenazi n'umwuzukuru wande? Yesu ashimwe. Bibiliya, ubwo twagiye muri Bibiliya, abafite birazanye murembure Yosuwa igice cya 15. Yosuwa igice cya 15, ndagaruka mu cya 14 nyuma. Yosuwa igice cya 15. Mwahageze? Imana reka mbabwire, mwatorero mwe narabakunzi. Ntabwo nasoza nabibabwiye ngo ntegereze kuzabivuga ku munsi wanyu. Narabakunzi. Narebye ukuntu muzinduka mu gitondo, uko mwamungana nsanga murashaka kujya mu ijuru. Nabonye urubyiruko mufite rw'abasore baririmba indirimbo hano mu gitondo. Mwabasore mwe niba bari hano izi saha cyangwa ubwo bari mu benshi ntabwo ndi kubabona. Imana ibaha umugisha. Rero tugiye gusoma igice cya 15, kandi nabonye murambura Bibiliya vuba vuba. Yosuwa igice cya 15 umurongo waho wa 17. Otiniyeli mwene Kenazi. Otiniyeli ise yitwa nde? Murumuna wa Karebu. Murumuna wande? Karebu ise ninde? Kenazi umwuzukuru wande? Wa Esawu. Esawu vindimwe nande? Ngarukiye aho sinirwa nsoma ibindi bintu byinshi. Murabyumvise? Noneho Karebu akaba umwuzukuruza wande? Wa Esawu. Kandi akaba akomoka kwande? Kwa Kenazi. Yesu ashimwe. Twakomeje rero. Ubwo twagiye Yosuwa igice cyaho cya 14 umurongo wa 6. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa igirugari. Karebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho ngewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi y'Ibaruneya? Hari ikintu Uwiteka yagenje ate yatuvuze? Umva uko byari byaragenze. Abantu b'Imana baribuka, nta mwana w'Imana ujya usaza zindara. Narabarebye n'abasaza bashaje, ndeba urukundo bakunda Imana, ntibasaza bazindara. Kumwe abantu basaza bazindara bo wagira ngo ubwenge bwabo nibwo bwiyongera. Icyo gihe atubwira ikintu turi Kadeshi y'Ibaruneya. Nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi y'Ibaruneya. Abisubiyemo. Mose umugaragu w'Uwiteka numa kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Kandi wabibwira yitwa nde? Uwo kare bari kubibwira ninde? Yosuwa. Bari barahuriye he? Ninde uzi ikintu Yosuwa yarahuriyeho na Karebu? Uyu ari kubwira. Yesu ashimwe. Yego muzehe. Bari bahuriye mu ki? Mu butasi. Yesu ashimwe. Bamaranye iminsi 40 bari kuzererana mu gihugu kitari ikiwabo cy'Ikanani. Bagarutse Imana itanga igihano kuba Isirayeli banze kujya mu gihugu cy'Ikanani. Ibategeka kuzerera imyaka ingana n'iminsi batase igihugu cy'Ikanani, bakanga kukijyamo abayisirayeli. Yarababwiye Imana ngo guhera uyu munsi muzazenguruka mu butayu imyaka 40. Bari guhita batera intambwe bakambuka. Mu minsi 10 n'ingahe bakaba bagezeyo. Imana yahise bahagarika babura inzira, bazenguruka imyaka 40. Imyaka 40 si urugendo bari baragenewe. Imyaka 40 ni igihano cyuko basuzuguye Imana, bakayibaza ngo irashaka kubajyanira iki mu gihugu cy'Ikanani. Maze rero aramubwira ati, icyo gihe Mose yantumye gutata
ati maze ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utagenze utabeshya. Umurongo wa 8, ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Yesu ashimwe. Nuko Kareba arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abayisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 85. Umurongo wa 11, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku myaka 40 ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. Uyu ni ufite ijambo ryo kuvuga, naho wowe uvuga ubusa, kuko uravuga ngo igihe wabatizwaga ngo wari wuzuye umwuka wera, ngo none waraguye, uri kuvuga ubusa. Ujye uceceka, ntukahore wirata inkovu z'imiringa. Ibyo no kwirata inkovu z'imiringa, ngo nyinjira muri korari ngo nari mfite umwuka w'Imana, ngo sinari umwibone, ngo nari imeze neza, ngo ariko ubu ngo mfite ubwibone bw'ibintu ngo bicurikiranye, ngo kuva ku nzara ngo kugera ku mutwe. Uri kuvuga ubusa, nta Yesu ufite, kuko abazajya mu ijuru bafite uko bameze. Yaravuze ngo imbaraga nari mfite 40, Imana yanyongeje 45 biba 85. Ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi. Na uravuga ngo nahoranye umwuka ngo w'Imana, ngo none ngo yamvuye. Yakuvuyeho nyine, ibyo ukora ni ibimenyetso by'uko yakuvuyeho nyine. Nta jambo ufite. Komurwa ngo iyo dusoma ibyerekeranye n'uyu murongo, yihamirije ko igihe bamutumaga yagarukanye inkuru atabeshya y'ukuri. Uwo yabibwiraga ni Yosuwa, bari baragendanye baragarukana. Narisomeye mu byigisho byitwa Ishyanga mu rugendo n'igitabo cyo kubara. N'ubu ndabifite, mfite ibyigisho bibiri by'icyo gihe, narabikunze cyane. Nakize nkiri umusore, byaranejeje ibyo byigisho. Nasomye Imana yatanze igihano ku Bayisirayeli cyo kuzerera mu butayu imyaka 40. Ngo Karebu yamaze imyaka 40 nta Muyisirayeli n'umwe aracyurira ngo amubwire ngo tuba twaragezeho ni we watubujije kujyayo. Ngo oya, ngo yaracecetse, nta muntu n'umwe uzi ibyo atekereza. Diko soko mbona muri kugira mutya mwabaye iki? Ko mbona muri kugira mutya mwabaye gute? Iyo dusoma ibyerekeranye n'uyu murongo, umuntu utazamera nka Karebu nashyiremo towa mu nzira ari kunyuramo, kuko atazayikomeza ngo izagira aho imugeza. Abazajya mu ijuru bose bagomba kurwana urugamba bakazagera ku ntsinzi. Umva uko byagenze hano. None umusozi Uwiteka yavuze urya munsi, icyo gihe wumvaga yuko Abanaki bari bahari, kuko Abayisirayeli 10 baragarutse baravuga ngo aho hantu ngo hari abantu ngo b'Abanaki ngo barebare ngo kandi bangana bate, ngo banini. None Karebu ari gusaba umusozi uriho abaki? Mwene uyu muntu uri gusaba umusozi uriho Abanaki, abandi bose baranze kujyayo. Wavuga ko mu mutwe we hameze hati? Ameze nka wa wundi wafashe icupa rya Elayo akajya risuka ku mabuye. Yarifashe icupa rya Elayo ngo akajya risuka ku ibuye rimwe akarizenguruka, ngo aha hantu hari Imana, ngo nanjye nari ntagenje ne, ngo nari ntabizi. Afite inkoni, afite n'icupa rya Elayo. Ubonye umuntu ari gusuka icupa rya Elayo n'ukuntu rihenda ku ibuye, ari mu ishyamba, ari umwe, ari umusore, wahabona ko uwo muntu afite ikihe kibazo. Yesu ashimwe. None ari gusaba ati ngewe uzama aho hantu hari Abanaki barebare banini, twajyanye n'abantu baravuga ngo aho hantu ngo ni habi cyane. Ariko abwira Yosuwa ati none Yosuwa, Uwiteka yavuze ko ari wowe uzatanga gakondo, uri Umuyisirayeli, ni wowe uri gutanga gakondo, nge sindi kuzitanga. Ngewe ndi umuntu wikomokera kwa Yesawu, ariko niyiziye mu muryango wo kwa Yuda mu Bayisirayeli, nibera umuntu w'Imana. None gakondo Uwiteka yavuze yime, urayima, kuko ariko Uwiteka yavuze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kumvaga ko Abanaki bari bahari,
kandi ko hari imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye, none hari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Ngo Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbagenze nte? Ngo mbagenze nte? Ariko Kalebu ubu yumvaga ameze ati, umusaza w'imyaka 85 ngo azafata igihugu cyose cy'Abanaki ngo abirukane. None ari gusa ngo nibamuhe umusozi wose ngo w'Anaki uriho abuzukuru b'Anaki, abahungu b'Anaki n'abandi bose n'amahanga yose ateranye nabo bagiye bashingira n'abakwe babo imisozi. None Kalebu ari umwe abwiye Yosuwa ati, jewe hame Uwiteka azaba ari kumwe nanjye. Ariko Imana ishimwe ko atavuze ngo ngewe nzabirukana, akavuga ngo Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane. Yesu ashimwe. Icyo njyanga y'abanyamadini benshi nuko bishyiraho umurimo w'Imana bakawugira uwabo. Ngo ndategeka, ngo ndahambiriza, ngo ndica, ngo ndarimbura, ngo ndavuna. Uravuna urinde? Tera amakorasi ngo tumukandagire Satani. Satani ntabwo mukandagiza amaguru. Satani yakandagiye abamarayika mu ijuru abajegeza. 1/3 cy'abamarayika bari abamarayika, bakaba ari abamarayika 90 n'urugero, kuko handitse 1/3 muri Bibiliya. Yahananuye abamarayika 30, niba bari nka 90-30 yarabamanuye baramuyoboka. Imana ihita ibabohesha iminyururu, bamwe baheze mu rujiji babohesha iminyururu, irababwira ngo nibategereze umunsi bazacirwaho iteka nabo bazarimbuke kuko bajarajaye. None Satani wowe urabyinisha akaguru ngo tumukandagire, wica amategeko y'Imana. Usoma Bibiliya ugahera mu Itangira ukageza mu Byahishuwe ugasanga hari mu Isabato, ukayica ugasenga ku wundi munsi, warangiza ngo uri gukandagira Satani. Kandi Bibiliya uyisoma kuva mu Itangira ukageza mu Byahishuwe ugasanga handitse mu Isabato ko ari wo munsi abantu bagomba guteranaho. Usoma Bibiliya ugasanga handitsemo umubatizo, ugasanga umubatizo wemewe ni umubatizo wo mu mazi menshi. Warangiza wowe ugafata amazi ukayagira abantu ku bantu, ukabagoronzora, ukagira ute nawe ibyo ngibyo akaba ari byo wemera. Wamara kubyemera ukavuga ngo ufite ubugingo buhoraho. Bakajye mubeshya abantu. Abazabana n'Imana bakurikiza ibintu byanditse. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru wanditse muri Bibiliya utarabatijwe mu mazi menshi. Amazi menshi bagegamo bakadumbura bakamushyiramo. Bakajye mubeshya. Barababeshye nimukemera ibinyoma. Reka mbasomere 20 mu bintu maze kuvuga. Ndasoma uvuga Isabato, nsome n'uvuga umubatizo. Mwumva ukuntu Bibiliya ibivuga. Aha ndahagaruka nyuma. Kalebu ntago ndamusiga, ngiye kubasomera iyo mirongo gusa. Nta nubwo kuko abenshi batemera isezerano rya kera, reka nge nsome isezerano rishya. Luka, igitabo cya Luka. Yesu ashimwe. Igice cya 4 umurongo wa 16. Abi Nazareti bashaka kwica Yesu, maze Yesu ajya Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'Isabato. Ngo ku munsi w'iki? Yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Yesu yinjiye mu isinagogi ku munsi w'iki? Ngo nk'uko Yesu yari asanzwe agenje ate? Yaramenyereye. Ntibwari ubwa mbere, yari yarabimenyereye. Ahageze haranditse ngo arahagarara ngo agenze ate? None wowe urabeshya abantu ngo uri umuhanuzi, ngo uri bishop, ngo uri revera, ngo uri apotere. Wabyigiye he? Apotere, ngo uri apostere, apotere wabyigiye he? Ngo uri revera, ngo uri bishop, ngo uri inde? Wabyigiye ko abapodi intumwa zose zavuzwe mu ijambo ry'Imana zarapfuye zirashira. Zimaze gushira hazaho abandi bantu nyuma bitwa ababwiriza butumwa, babigishwa bamamaza ijambo ry'Imana kandi bizeraga ibintu byanditse muri Bibiliya yonyine. None wowe urizera ibinyo wangize ukabeshya abantu. Yesu yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Ntabwo byari ubwa mbere Yesu yinjira mu isinagogi, kandi ngo hari ku munsi w'iki?
kimwe mu bintu Yesu yubahirije mu isi, yubahirije isabato. Nicyo cyatumye Bibiliya mu gice cya 9 cya Yohana handitse ngo Yesu ahumura wavutse ari iki? Ari impumyi. Yari yaravutse afite ubumuga bwo kutagenza gute, bwo kutabona. Yesu aramuhumura, kandi yamuhumuye ari ku isabato kugira ngo yerekane ko umunsi wo ku isabato ari umunsi abantu baharembye bamerewe nabi bagomba kubohorwa. Ahubwo muzabazane hano ku isabato bazatahe babohowe. Muzabazane tubasengere bazataha babohowe mu izina rya Yesu. Kuki mureka abantu bakaguma bakabohwa muzize kutizera? Muzabazane hano. Hari ku munsi w'isabato Yesu yinjiramo nkuko yagenje ate? Yamenyereye. Ariko ndikumva ntanyuzwe. Reka nsome n'irindi somo. Ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa. Yesu tumaze kumusoma ngo yinjiyemo nkuko yagenje ate? Reka turebe intumwa zamukurikiye ko nazo zubahirije isabato. Ibyakozwe n'intumwa 16. Yesu ashimwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16. Maranatha, umwami Yesu naze. Ibyakozwe n'intumwa, reka nsome igice cya 13. Nubwo icya 16 nacyo kibivuga, ariko reka nsome igice cya 13 umurongo wa 13. Paulo yigishiriza muri Antiokia y'Pisidiya. Paulo nabo bari kumwe batsukira Ipafo barambuka bafata Iperuga y'Ipamfiliya. Yohana basigaye agiye Yerusalemu, ariko bava Iperuga bararomboreza bagera muri Antiokia y'Pisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Ndasomye ngo hari ku munsi w'iki? Binjira mu isinagogi bagenza bate? Baricara. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 13 niho ndangije gusoma. Uwa 14 niho ndangije gusoma ngo binjira mu isinagogi ari ku munsi w'iki? Bagenza bate? Yesu nawe ngo yinjiye mu isinagogi nkuko yari yaragenje ate? Maze arahagarara ngo agenze ate? Abangaba nabo binjiye mu isinagogi maze bagenza bate? Baricara. Umurongo wa 15 bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe abakuru b'amasinagogi babatumaho bati, bagabo bene data niba mufite amagambo yo guhugura abantu nayo nimuyatubwire. Yesu ngo yarahagaze ngo agenze ate? Wasome. None nabano haranditse ngo bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe. Ikigaragaza ko abantu bafite umwuka w'Imana nuko binjira mu isinagogi bakicara bagafata ibitabo bagasoma, kuko na Yesu yarahagaze ngo asome. Nabano ku murongo wa 15 haranditse ngo bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe. Ariko umuntu ageze mu isinagogi cyangwa mu nsengero agatangira ngo haleluya, ngo ndahindisha imishyitsi ndica, abari kubeshya abayica koko. Kuko haranditse ngo bamaze gusoma mu mategeko no mu byagenje bite? Si mu isezerano rishya, si intumwa za Yesu za nyuma. Yesu yaramaze no gupfa, abasi ba Paulo Yesu yaripfiriye, yaranazutse, yarasubiye mu ijuru. Yesu akiri mu isi we ntiyagiye mu isinagogi agahagarara ngo asome. Ntimukemere ubuhanuzi umuntu akubwira ko ari guhanura ibimuri mu mutwe, kuko abenshi bariya ni abateka mitwe. Bariya bababwira ngo bari guhanura ngo hanaha ngo harabe ibi ngo ejo bundi ngo harabe. Ibyo bavuze byose ni ibinyoma. Ariko nge nababwira imirongo twasomye yo muri Daniyeli no mu byahishuwe yose iri gusohora umurongo kundi, umurongo kundi, umurongo kundi, umwuva hundi ujyaho, 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 guhera mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe, guhera ku murongo wa mbere maze ugakomeza ugasoma guhera kuri Daniyeli igice cyaho, guhera muri Daniyeli igice cya 2 ukagenda ukikubita muri Daniyeli igice cya 11, maze washaka mu gice cya 11 ukigerera nko ku murongo wa 38 ugakubita wa 40 ukageza kwa 42, maze ugasoma ngo kandi ngo uri gusoma iby'intambara z'umwami kazi n'ikuzi, maze ugasoma ngo kandi ngo uwo mwami uzaba ari kabutindi kagitera, ngo nta nubwo azashaka abagore. Baramuvuga ko abagore atabemera. Uwo mwami ngo wigize ngo igitangaza ngo ashaka gusuzugura Imana. Ntawe mvuze izina kuko muramuzi. Ubu niba hari uri gushaka ngo muvuge izina ngo akunda nkorera ishyano, ntawe mvuze. Iryo shyano ni wowe rizabaho, wowe ushaka kuri inkorera, ariko Yesu azandengera. Iyo dusoma ibyerekeye n'uyu murongo, ubu buhanuzi buri gusohora bwiruka. Iyo buri gusohora bwiruka, uruhande rumwe numva ndi kunezerwa nkabwira Imana nkomereza mu mahoro yawe, urundi ruhande natekereza ibihe by'akaga tuzinjiramo nkabwira Imana nti Imana umagarareho, umbundarareho kugira ngo ntazakwihakana, ukomeze umutima wanjye. Nkahora nyinginga ku manywa na mu gitondo. Yesu ashimwe. None tumaze gusoma umurongo uvuga ngo ubwo kandi Daniyeli igice cya 11 nkivuyeho sinzakigarukaho, cyangwa yenda nzanakigarukaho ntawamenya. Hagiye nanakigarukaho n'ejo cyangwa n'ejo bundi.
Imana yabivuze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu murongo tumaze gusoma ngo binjira mu isinagogi hari ku munsi w'iki. Bamaze gusoma amategeko no mu byahanuye ngo abakuru b'amasinagogi batuma bati niba mufite amagambo yo guhugura abantu nimugenze mute nimuyatubwire. Ubu kandi haruvuga atari nkanjye ati najya hari ati timaze nkavuga ati uzaze baguhuvuge. Niba wumva hari ibitari kuvugika ku murongo ushaka, Imana abantu bose bari hano yabazibuye amatwi nta njiji irimo, bose abashaka ubugingo buhoraho amatwi y'abarazibuye kandi ubu barangije kumva ijambo ry'Imana. Uyu murongo uranditse kandi usobanuye neza. Yesu ashimwe. Niba mufite amagambo yo guhugura abantu nimuyatubwire. Maze Pawulo arahaguruka arabamama aravuga bageze ku murongo wa 42 bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Ku isabato igenje ite? Ngaho nimunyereke handitse ngo kuwa mbere w'isabato ukurikiyeho. Nimunyeretse ahanditse ngo bazongere kuyatubwira kuwa nyuma ukurikiyeho. Wowe urafata abantu ukaboshya ibinyoma warangiza ukabeshya ngo uzajya mu ijuru. Wowe nawe ukemera ibinyoma. Umuntu mwebwe reka mbibwire mwebwe mutagize uruhare mu kuyobya abantu. Mwebwe Imana izi amazina yanyu. Nimwemera mukayoboka ijambo ry'Imana muzigobotora muzahabwa ubugingo buhoraho. Umurongo uri hano uratangaje ngo bazongere kuyababwira ku isabato igenje ite ikurikiyeho. Iyo sabato iragera umurongo wa 43 iteraniro risohotse benshi mu bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barinaba nabo bavugana nabo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Ku isabato ikurikiyeho umurongo wa 44 ku isabato ikurikiyeho abo mudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Ku isabato igenje ite. Sinirwa njya mu gice cya 16 ngo mbabwire iby'umugore witwa Rudiya. Niko havuga ngo wari umucuruzi w'imyenda ngo yaguraga imyenda ngo maze isabato igeze ba Pawulo bahageze ngo bakeka ko hari ahantu ho gusengerwa ngo maze aho hantu bajya inyuma y'umudugudu ngo bahageze bahasanga abagore bahateraniye ngo maze bavugana nabo ngo igihe bavuganaga nabo haranditse ngo umugore witwaga Rudiya waguraga imyenda umwami Yesu amwugururira umutima. Ubwo naho nahasomye ngeze ku murongo wa 14. Yesu ashimwe. Yacuruzaga imyenda y'imihengeri witwaga Rudiya umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Uwo mugore amaze kugururwa umutima ku murongo wa 15 amaze kubatizwa amaze kugenza ate. Uwo mugore cyagaragaje ko yizeye ijambo ry'Imana nuko yagenje ate yabatijwe. Umurongo wa 15 igice cya 16 amaze kubatizwa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ngo niba mubonye ko nizeye umwami Yesu by'ukuri nimuzi wanjye mucumbikeyo. Araduhata ngo tujye gucumbikayo tujye tubona uko tubwiriza ubutumwa. Yesu ashimwe. Uyu mubatizo uyu mugore yabatijwe ni uwuhe? Yesu ashimwe. Matayo igice cya 3. Imana iratangaje. Matayo igice cya 3. Mwahageze muri Matayo? Muracyari kuhagera? Mwahageze? Tuhasome igice cya 3 umurongo wa 13. Icyo gihe Yesu avigare yajya kuri Yorodani asanga Yohani ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari wowe, ko ari njye ukwiriye kubatizwa nawe none ni wowe uransanze. 15 Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa umurongo wa 16 uwo mwanya ava mu mazi. Ntabwo handitse ngo amazi barayajyana, haranditse ngo uwo mwanya ava hehe mazi. Mu ntabwo ari ku ni mu. No mu zindi ndimi ku mu biratandukanye. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Ijuru ribonye avuye mu mazi ijuru riramukingukira umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma maze amujyaho maze ijwi rivugira mu ijuru riti ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Amaze kubatizwa ava muki. Ntabwo handitse ngo amaze kubatizwa ngo uwo mwanya ngo igikombe ngo cyangwa ngo uruho cyangwa ngo icupa cyangwa ngo ikindi kintu ngo, ahubwo haranditse ngo uwo mwanya amaze kubatizwa ngo agenza ate ava mu mazi. Twagiye twisubire kuri Kalebu twari tuje kureba isabato n'umubatizo. None rero ikigaragaza ko abantu bemeye Imana by'ukuri bashaka kuzahagarara nka Kalebu
nuko bemera ibi bintu bibiri, bakemera isabato, bakemera n'umubatizo. Umubatizo ni wo kuva mu mazi bagiyemo bakinikwamo bakabakuramo. Ntabwo umubatizo ari uko umuntu babigenza ukundi kuntu bakamugira ukundi, ahubwo nuko umubatizo Bibiliya yemera ari uwo kujya mu mazi. Imana ibaha umugisha. Twagiye rero kuri Kalebu na Yosuwa bari kwiganirira, maze akamubwira ati, twageze muri Yosuwa igice cyaho cya 14, kandi umurongo twari tugezeho murawibuka ni wa 13. niwo yego. Yosuwa ha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha n'umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Icyanejeje ngo yamuhaye iki? Baragendanye barabanye, bari abantu ngo bari barabaye inshuti. Mu gitondo nasomye, abari bari hano bo barabyibuka, mu gitondo nasomye ngo babonye abantu 10 bazanye inkuru y'incamugongo, ngo bakabona nibo babiri basigaye, umwe yarebye undi n'undi areba undi ari babiri. Harya ngo baravuganye ngo iyi ni yoki. Ababyibuka ngo bavuganye ngo iki nicyo gice cya nyumara. Yego, Imana igumugira. Ngo baravuze ngo iri ni ryo herezo ryacu rya nyuma ry'ibyiringiro byacu. Bati noneho iyi niyo finali. Baravuze ngo iyi niyo finali y'ibyiringiro byacu. Baravuze ati tugiye kwemeza ko igihugu ari cyiza cyane tuzakijyamo, turahita tugwa hano baratwica, icyakora tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo ni finali y'ibyiringiro byacu. Turahakana ko igihugu cy'Ikanani ari cyiza twarakibonye, mu ijuru baradukuraho umwuka w'Imana tuzabura ubugingo buhoraho. Iyi niyo finali yacu yo guhamya, maze tukazabona ubugingo cyangwa tukazabura. Ubu rero twebwe turi kwegereza kuri finali. Ejo bundi nibategeka abantu bose gusenga ku munsi umwe rikabitegeko, abantu bose bazamenye yuko umuntu utarajyaho ikimenyetso cy'inyamaswa, akaba iryo tegeko ritangazwa ryo gusenga ku munsi umwe atarahabwa umwuka wera. Umuntu uri hano uzaba atarahabwa umwuka wera, nge mbagira inama, ntuzirirwe uwushaka kuko uzaba warapfushije igihe ubusa, uzakenyera usange Satani kuko uzarimbuka. Nubu icyo gihe hatangajwe gusenga ku munsi umwe, waramaze kwakira umwuka w'Imana, uzagume mu mahoro n'ibyiringiro Imana yaguhaye mbere. Abenshi bazi ngo nibabona iryo tangazo ngo ritangajwe ngo bazikubita imbere y'Imana ngo basenge cyane ngo bahabwe umwuka wera. Nasomye ibitabo byinshi, none bimaze no kuba byinshi. Haranditse ngo kigisho cyitwa igihe cy'amakuba mu ntambara ikomeye, ngo igihe cyo kwihana. Icyo gihe ngo marayika azagenda abwire Yesu ngo nshoje umurimo wantumye kugenza gute kora umurimo. Marayika azabagenja ate? Ushoje. Yesu ashimwe. Inyandiko ziba icyigisho cyitwa ubutumwa bwa Amerika wa gatatu busozwa. Icyo gihe ngo abana b'Imana bazaba baramaze guhabwa imvura y'itumba, ariyo yitwa guhemburwa guturutse ku mwami Imana. Nta wundi uzongera kuyihabwa kuko bazaba barayihawe, bazaba barayibonye. Abenshi bazi ngo tuziruka imisozi ngo tujye kubwiriza ngo bapagane ngo banyama. Nta mupagane n'umwe tuzabwiriza, narabyisomeye. Nta mupagane n'umwe uzihana ngo byemere, kuko abapagane bazaba bararenze urubibi. Abantu bazihana ni bamwe, bazaba ari abantu basanzwe baromatanye n'Imana, bayikunda, bizi ijambo ry'Imana, bayemera, batazi isabato yonyine, batakiri mu ngeso mbi, bakunda Imana cyane ariko basigaje kumenya isabato, batigeze bigishwa isabato. Abo nibo bazigishwa isabato, bazaza baje kubahiriza isabato yonyine, ibindi byose bazaba barabyubahirije bakiri iwabo. Narasomye ibintu bizaba bibariho n'ibintu 6, bazaba basigaje cya 7 cyitwa isabato, ngo zizaba ari indahemuka, ari inkoramutima, ngo z'Imana. Ku cyigisho cyitwa mu mwuka n'imbaraga bya Eliya, ku rupapuro rwa nyuma ruri mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami, niko handitse ngo abo ngabo bazaba bujuje ibintu 6: indahemuka, batagira uburyarya, batagira umugayo, bomatanye n'Imana, bakunzi bayo. Ikintu bazaba baje kubahiriza ni isabato yonyine, kuko batigeze bayigishwa. Haleluya. Ubwo kandi mba nabarangiye ibitabo n'amapaje n'ibyigisho nabivuze. Ubwo byarangiye. Ubu nimba hano hari abazajya bampamagara ngo ngere udusubiremo byabi, ubwo byarangiye. Utabyanditse ubwo byarangiye. Yesu ashimwe. Kuko iyo umuntu ageze hano, hari igihe haba hari imbaraga
imutera kwibuka ibyo bintu byose, kandi yahava yasubira mu buzima busanzwe, wamubaza ibintu yavugiye ahangaha kandi wari uhari, ukaba ugiye kumusubiza inyuma kandi yari yibereye mu bindi bintu nabyo bikomeye, kandi nabyo biri buze kugirira abandi bantu umumaro. Reka nikomereze ijambo ry'Imana. Amuha gakondo ahitwa Heburoni. Yesu ashimwe. Haleluya. Amagambo ku murongo wa 15. Kandi Heburoni kera hitwaga Kiriya Taruba. Arubuwo yari umuntu wo muri Banaki ukomeye kuruta abandi. Nuko igihugu gihabwa ihumure. Igihugu Kareba gihawe ngo gihabwa iki? Bamuhaye ahantu hitwa ngo Kiriya Taruba. Uwo nguwo Yesu ashimwe. Aruba ngo yari umuntu w'igihangange ukomeye. Aho hantu Kareba hageze, ngo yarahageze yabagiye ku rugamba ari umwe, bamubona atangiye kuzamuka umusozi ngo basange. Niko nisomeye, bakihinda bakiruka bakimuka bakava kuri uwo musozi, batubwo Kareba yakandagiye azatumara, bakiruka bakajya ku wundi musozi, kugeza ubwo baje kwiruka nka bararongotana bajya mu mahanga. Abasigaye hafi aho nibo Kareba yavuze, yarahije indahiro. Igice cya 15 umurongo wa 13, Kareba hindura imisozi yahawe. Kareba hindura imisozi yagenje ate? Nuko Kareba mwene Yefune Yosuwa muha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Amuha gakondo muri bene nde? Kareba ni mwene nde? Yefune. Ahabwa gakondo muri bene nde? Yuda. Kuko wa muryango ubundi Abayisirayeli umuryango bajya guhaguruka mu Egiputa, umuryango umuntu yariragamo umwana w'intama ni wowe wabaga ubaye umuryango we. Yesu ashimwe. Kareba uyu nguyu wo mwuzukuruza wa Yesawu, akaba ari uwo mu bwoko bw'Abakenazi. Uyu yaraje yifatira gakondo mu muryango wo kwa Yuda. Yesu ashimwe. Nimufate gakondo. Ariko ubundi Yuda uwo mwaramusomye muramuzi? Mbasomere gakondo yahawe mu muryango wo kwa Yuda, ukuntu Yuda Imana yari yaramuvuze. Nuko byatwara yandi masaha. Ndamusoma mu gitondo. Mu gitondo ashaka kujya mu mateka. Hari ikibazo bambaje mu gitondo ashaka kuza kugisubiza. Reka nikomereze hano ntakibwira batakizi nkajya kubarushya. Reka nikomereze kuri uyu murongo. Uyu Yuda Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye. Uyu Yuda Imana yageze nubwo imuvuga ngo Imana ngo imuhaye inkoni y'ubutware. Niko birivuga ngo iyo nkoni y'ubutware ngo azayigumana mpaka ngo kugeze ngo ntabwo azare kuri inkoni y'ubutware nyirayo atari yaza. Nyirayo ni Yesu. Ngo yagombaga kuzahora ari umuyobozi umuryango kwa Yuda, uyobora kugeza igihe Yesu Kristo azazira. Uyu ntabwo ari Yuda Isikariyoti, ahubwo ni Yuda wo mu Bayisirayeli. Yesu ashimwe. Twikomereje rero, reka dusimbuke maze twisomere hano. Muri ahabwa gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Amuha Kiriya Taruba. Arubuwo niwe se wa Naki. Baramusobanuye noneho. Aruba ngo ni se wande? Wa Naki. Naki wa wundi bavuga ngo afite abantu ngo barebare ngo bangana iki, ngo banini ngo bazabica ngo Abayisirayeli ngo bameze ngo nk'iki, ngo nk'inzige. Niho hitwa Heburoni. Maze Kareba yirukanamo bene Naki batatu ari baba. Sheshayi wari igihangange gitera abantu ubwoba bagahinda imishyitsi. Na Himani ngo yari umugome kabuhariwe. Na Tarumayi bene Naki arabirukana. Nuko avayo atera bi Debira kera hitwaga Kiriyatiseferi. Kareba aravuga ati umuntu uzatera Kiriyatiseferi akahanesha nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Akivuga ibyo ngo umuntu uzahatera akahanesha, ahandi waze yaratera agatera tsinda ageze ahitwa Kiriyatiseferi aravuga ati sinakomeza gutsinda njyenyine, reka mu bantu bari inaha ubwo tumaze ku muryango hagire n'undi utsinda, maze mbese izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Atuzahanesha nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Hano hari umuntu witwa Akisa?
hari se Imana ibaha umugisha. Ntiwumva abantu bazi kwita amazina meza. Yesu ashimwe. Hari abantu nabonye bagiye bita amazina ngo bayabonye muri Bibiliya, nk'abanye baramuka bibokamye abana babo nk'uko byokamye ba nyirayo, ntibaba bahuye n'icyago. Nkicecekera bise ayo mazina ati nayo muri Bibiliya, bakishe umwe we naramubwira ntako ziri zina mwise murarizi neza, n'irizina zikora isobanura, bahita bagoronzora bongeraho kandi kanyuguta ati twebwe wacu yitwa Iriniri. Ndicecekera. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu niwe wahinduye, maze Kalebu aramumushyingira. Agenza ate? Nuko wa mukobwa agitaha kwa Otiniyeli aramuhendahenda ngo asabe se igikingi. Maze yabwiye umugore we ati rero dore ubwo dushyingiranwe, saba so igikingi, dore ahantu hose yagiye yirukana ababisha hose habaye he, musabe igikingi atwihere twibonera igikingi. Ava ku ndogobe ye, Kalebu aramubaza ati urashaka iki mwana wanjye Akisa? Uwo mukobwa arasubiza ati ungirira ubuntu, dore wampaye igikingi Kusi, mbese ntiwampa n'amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Yesu ashimwe. Imana yabanye na Kalebu. Buriya hari ibintu Imana igiye kudukorera vuba aha, mukazibaza mutari ko si Imana twayobotse nuko imera. Abantu ibintu Imana igiye kudukorera vuba aha, igihe hazaba hagiye itangazo ryo kuvuga ngo umuntu urasenga ku munsi w'isabato baramwica. Niko itangazo. Ubundi itangazo rizatangazwa ngo abantu bose basenge ku munsi umwe. Uwo munsi azaba atari ku isabato, uwo munsi azaba ari ku wa mbere w'isabato. Niko itegeko rizaba rivuga. Kandi inama ziga ku ibyo bintu zarabyemeje. Igisigaye ni ukuzumva itangazo rizasubirwamo ari itangazo. Ndetse hari igihe byacureraga byenda gutangazwa neza. Narabyiyumviye ku maradiyo mpuzamahanga bavuga bati twabonye igisubizo gitangaje hashize iminsi, babivuze ibyo bintu. Ariko kubera ko izo nama hari amahanga abiri atarazirimo yanditse mu gitabo cya Daniyeli, ayo mahanga abiri akaziburamo, baravuze ngo uwo mwanzuro uzatangazwa. Uwo mwanzuro n'uyu munsi nturatangazwa kubera amahanga abiri atarabonetse, ibihugu bibiri bitabonetse muri izo nama za rwihereranwe. Ubu kuko bitabonetse muri izo nama, itegeko ry'icyumweru uyu munsi ntabwo riratangazwa ngo abantu basenge ku gahato. Ubu turacyafite umudendezo wo kwiyegurira Imana. Umuntu wese ufite umudendezo wo kwiyegurira Imana agomba gukurikira Imana. Afite umudendezo yambaye ukuri no gukiranuka. Igihe hazaba hatangajwe iryo tegeko ngo abantu basenge kuri uwo munsi umwe, nibwo tuzamenya yuko habonetse umurongo utandukanya abubaha Imana n'abatayubaha. Nibwo icyo gihe tuzamenya yuko gukora kw'imbaraga zavuzwe zanditse mu byahishuwe gusohoye rwose. Icyo gihe ibintu Imana izadukorera bizaba bimeze nk'ibyo yakoreye Kalebu. Tuzaba twarahawe imbaraga zicecetse. Icyo gihe nta muntu uzaceceka ngo byemere. Ubu turi mu gihe cyo guceceka. Icyo gihe isi yose abakiranutsi bose bayiriho bazaba ari bakeya cyane, ariko haranditse ngo bazaba bambaye imbaraga, bafite kwera, bafite gukiranuka. Bazaba bumva amajwi ari mu birere bine by'ijuru, ngo bajya gucika intege bakumva ijwi riraranguriye ngo aho niho kwihangana kwabera kuri. Bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu. Bazaba barahawe imbaraga mbere. Narasomye ngo ku cyigisho, mwese mugende musome mu nyandiko zibanze ku cyigisho kivuga ngo ubutumwa bw'Amerika wa gatatu busozwe. Ndabinginze muzasoma aho hantu. Nimuhasoma haranditse ngo abana b'Imana bari bafite ubuhamya bucecetse, ngo ubuhamya bwabo ngo bwahise buhembuka. Handitse ngo bityo ubuhamya bwabo buzima, handitse ngo buzima ngo burahembuka. Nta washoboraga guceceka ubuhamya bwe. Buri wese yadudubizaga
avuga ukuntu yiringiye Imana n'ukuntu yayikurikiye n'ukuntu yahindutse n'ukuntu afite amahoro menshi n'ukuntu afite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho ku buryo nta muntu n'umwe urashobora kumutangira ibyo avuga. Abana b'Imana bavuga babaye nka mudasobwa, buzuye ubuntu bw'Imana, biteguye gutaha mu bwami bw'Imana. Yesu atwuzuza ubuntu bwe. Uyu mugoroba Yesu aduha ubuntu bwe. Yesu atugire nka Kalebu. Tuzahindura amahanga. Nzabasomera amagambo nasomeye ku Kabeza ndi gusoza amavuna mu bihe bya mwaka ushize. Nabasomeye amagambo yanditse mu ijambo ry'Imana ngo abana b'Imana igihe bazabinjiye muri gereza bazira kubahiriza isabato y'Imana, ngo ikintu cya mbere ngo cyababaje abapagane babashyizemo ngo nuko bagiye kubona bakabona abana b'Imana bamwe batari banaziranye, narabisomye ngo maze bakabona barahoberanye ngo bakaramukanya indamutso yera, ngo iyo ndamutso yo kuramukanya indamutso yera ngo babonaga wuzuye amahoro, banditseho ngo Imana na Yerusalemu nshya, ngo bafite n'inyenyeri nshya ngo iri mu ruhanga rwabo, ngo maze uko guhoberana ngo abapagani bareba ukuntu abana b'Imana bahoberanye indamutso yera, ngo abapagani bikubita ku birenge by'abana b'Imana bararamya bati burya Imana yanyu ni Imana nyamana. Inshuti yanjye, reka twamatane n'Imana. Nta wari uzi ko Kalebu yatsinda imisozi ari umwe. Ngarukiye aho ngaho. Yesu azadukorera ibyo tudakeka. Tuzabona ko gukurikira Imana tugahara ibyacu, tugahara n'amagara yacu, tugahara n'imiryango yacu, tugahara icyubahiro, abantu bagahara akazi bari bafite keza. Tuzabona ko kuba mu ijuru ari byo byiza cyane. Yesu azabiduhe mu izina rya Yesu. Ababyifuza batyo bahaguruke dusenge. Dupfukame dusenge. Abatabishobora nta kibazo. Mana yacu, turakunezerewe, turagushimye, uhimbazwe. Ubwo twaje kukuramya mwaya materaniro, wakira isengesho ryacu, tubabarira ibicumuro byacu. Twarasinziriye, twaragusebeje aho tuvuka, twaragusebeje aho twarerewe, twaragusebeje aho dukorera akazi, twaragusebeje aho duhahira, none tugusabye imbabazi. Tubabarire, uduha umutima mushya. Siba ibintu byose Satani yadushyizeho, maze utwandikeho gukiranuka. Abana bawe baje bagapfukama imbere y'iri teraniro, uzabahe kuzapfukama no mu ijuru. Uzabarinde kuba iminyago ya Satani, ahubwo babe ubwoko bw'Imana. Bahabwa imbaraga zimeze nk'izari muri Kalebu, maze bazatsinda imisozi n'abakomeye. Ibintu byose bazabyegezeyo kubwo kwizera. Imbaraga yawe izabane n'ubwoko bwawe. Kandi ibyo ndi kubasabira nanjye nibyo ndi kwisabira, ngo wuzure ubugingo bwanjye, maze tuzafatanye guhabwa ubugingo. Iri teraniro ryose, yaba basigaye bahagaze n'abaje hano imbere, twese tugiye mu ijuru ni hanini twahakwirwa. Uzaturinde ntihazagire n'umwe uzimira, ahubwo twese tuzajye mu ijuru, maze tuzashimira Imana ko muri aya materaniro twari kumwe, maze tukakugiriraho umugisha. Uzaduhe kuzaguhimbaza. Reka dutangire uyu munsi, ubwo tugiye guhaguruka hano, tube twuzuye imbaraga, tube twuzuye ubuntu bw'Imana. Kandi abafite imiryango yacu ikomezwe no gukiranuka. Reka tuzagira amahoro menshi, agahato kazatube kure, maze twuzure ubuntu bwawe. Ngaho dutahane nawe twese, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.